Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyo uzi. Ibyo ni impitagihe n'indagihe. Fora igisigaye ni ahazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abazutse tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize. ibyiringiro by'umugisha. Shuti mukundwa wo kurikira ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4, ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha, aho tugiye kuganira hamwe ku buhanuzi. Uyu munsi tugiye kuganira ku buhanuzi bw'igitabo cya Danieli. Mbese Danieli uyu nguyu yari muntu ki? Uyu nguyu Danieli yari umusore w'umuheburayo, yavanywe iwabo i Yerusalemu ari kumwe n'abandi bagenzi be batatu. Danieli uyu nguyu yakomokaga mu muryango wa cyami. Nuko ubwo umwami Nebukadinezari yagabaga igitero i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 605 mbere ya Kristo, amateka ya Bibiliya agaragaza yuko yatwaye abanyagano benshi b'abayuda, kandi muri bo harimo aba basore bagera kuri 4 bakomokaga mu muryango wa cyami. Danieli uyu nguyu na bagenzi be bashyizwe mu ishuri ry'ibwami, ishuri ry'abanyabwenge b'i Babuloni, kugira ngo bigishwe iby'ubwenge bwose, iby'ubumenyi bw'ikirere, iby'ubumenyi bw'inyenyeri n'ubundi buhanga bwose bwariho muri kiriya gihe. Aya masomo yabo bayamazemo igihe kigera ku myaka 3. Ubwo bari bayashoje, umwami ubwe ni wabahaye ikizami, umwami Nebukadinezari, umwami wari ukiri umusore ari mu kigero cy'imyaka 25. Naho Danieli na bagenzi be bo bari mu kigero cy'imyaka 17-18, nabo bari bakiri batoya. Bajyanywe muri kiriya gihugu bateshejwe ubuzima, bateshejwe ahazaza habo. Uburyo rero yaje kurangiza amashuri ndetse akaza kuvamo n'umuhanuzi ukomeye, nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro kizagenda gikomeza kugeza ubwo tuzasoza iki igitabo cyose. Mboneho rero kukurarika ngo ntuzabure muri ibi biganiro, kuko hari byinshi ndi kugutegurira, kandi nizera yuko bizagira icyo bikungura mu rugendo rwawe rwa gikristo. Kuri mikoro uri kumwe na Eric RUHANGARA. Mbere yuko dukomeza mu kiganiro cy'uyu munsi, reka nkurarike ngo aho uri hose, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu modoka, waba wicaye mu biro, cyangwa se waba uryamye, wifatanye nanjye muri iri sengesho. Uwera Mana ikomeye, Mana ishobora byose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya twicishije bugufi imbere yawe, tuguhaye icyubahiro ukwire nk'Imana ishobora byose. Turifuza kwigishwa nawe, turifuza gusobanukirwa n'ubuhanuzi wahaye umugaragu wawe Danieli. Turakwingize kugira ngo uze utuyobore muri iki kiganiro, ari jye uvuga, mvuga ibyo ushaka ko mvuga, ndetse n'umwana wawe wese unteze amatwi yumve ibyo ushaka ko amenya. Mu izina rya Yesu niko dusenze, amen. Habuka wamalewe urahamagarwa, rekida hagawe ngwino wikwinangira, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramburiye amaboko arebahabye. Iyi wumva ni radiyo ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Naho ingingo turi kuganiraho uyu munsi iravuga ngo uko ubutegetsi bwo ku isi buzagenda busimburana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli mu gice cya 2 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 35. Aha ngaha tubona inkuru imwe ivuga ukuntu umwami w'i Babuloni witwaga Nebukadinezari yigeze kurota, agira inzozi,
kandi mu gihugu cye inzozi zabaga ari ikintu gikomeye cyane. Nuko arahangayika cyane, ahagarika umutima, nuko ashaka umuntu wazisobanura, araheba. Yari yiriwe ahangayitse cyane, yibaza ku hazaza h'igihugu cye. Nuko ahamagaza abanyabwenge b'i Babuloni, abapfumu, abakonikoni, abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere cyangwa se mu by'inyenyeri, ngo bose bamubwire inzozi ze, ariko habura n'umwe wazisobanura. Mu banyabwenge b'i Babuloni harimo abasore b'Abaheburayo. Uyu mwami yari yaratwaye bunyagano abavanye iwabo i Yerusalemu. Aba basore bakomokaga mu muryango wa cyami mu bwami bw'Abayuda. Umwe muri bo yitwaga Daniyeli na bagenzi be bageraga kuri 3. Baje ari abasore bakiri batoya, imyaka 18, bashyirwa mu ishuri ry'abanyabwenge b'i Babuloni kugira ngo bige iby'ubwenge bwose, kubera yuko i Babuloni bari bateye imbere cyane, bari barize amashuri menshi, bitwaga abakarudaya, ndetse n'umwami Nebukadinezari ubwe yitwaga umukarudaya. Ni ukuvuga abantu b'intiti, bize cyane, basobanukiwe, bafite ubuhanga bwinshi cyane. Nuko ubwo umwami yarotaga ziriya nzozi, yahamagaye abanyabwenge be bose ngo bazisobanure. Abanyabwenge baragerageza birabananira, bananiwe kuzisobanura. Umwami aca iteka yuko bicwa. Mu gihe abanyabwenge bose bari bagiye kwicwa, inkuru iza kugera kuri Daniyeli na bagenzi be. Baza gusaba igihe, basaba igihe cyo kugira ngo basenge, maze Imana ibasobanurire inzozi z'umwami. Aho byari bikomereye gusobanura ziriya nzozi, nuko byasabaga ko umuntu abanza kuvuga izo arizo, kuko umwami ubwe yari yazibagiwe, yararose arazibagirwa. Asaba abanyabwenge be ko babanza kumwibutsa icyo yarose, barangiza bakanagisobanura. Cyari ikizami gikomeye. Nuko Daniyeli asaba igihe. Nshuti yanjye, burya ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu asobanure inzozi, ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu asobanure ubuhanuzi atabanje gufata igihe akaganira n'Imana. Daniyeli yatse igihe kugira ngo bashe kuvugana n'Imana, ibashe kumusobanurira iby'umwami yarose, ibashe kumusobanurira ubuhanuzi. Niyo mpamvu rero ngusaba kugira ngo uzatange igihe cyawe twigane ubu buhanuzi, kuko ari amagambo akomeye cyane, ni amagambo ahishwe. Kuri mikoro uri kumwe na Eric Ruhangara. Ubwo Daniyeli yari amaze kwerekwa icyo umwami yarose, yahingukijwe imbere y'umwami, nuko atangira gusobanura. Aravuga ati, nuko nyagasani, wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba ari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Aya magambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 2, umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 35. Reka tube duhagaze. Ziriya nzozi za Nebukadinezari zari zigamije kumubwira ibizabaho ku isi uhereye ku gihe cye kugeza ku iherezo ry'isi, ubwo Imana izimika ubwami bwayo ku isi. Ariko se kuki Imana yabimweretse ikoresheje igishushanyo kimeze nk'umuntu? Kiriya gihe mu burasirazuba bwo hagati, iyo babaga bashaka kwerekana icyerekezo cy'isi cyangwa se bashaka gushushanya isi muri rusange, bakundaga gukoresha igishushanyo cy'umuntu cyangwa se ishusho y'umuntu. Ikindi kandi, kuba kiriya gishushanyo cyari kigizwe n'amabuye y'agaciro ari mu bice 4, nabyo bifite ubusobanuro bujyanye n'imyumvire ya kiriya gihe. Ku bantu bo mu isi ya kiriya gihe, umubare 4 washushanyaga impande 4 z'isi cyangwa se ibyerekezo 4 bigize isi, ari byo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mu gutanga ubutumwa ikoresheje kiriya gishushanyo rero, Imana yashatse gukoresha imvugo yabashaga kumvikana, kuko kuva kera niko ikora.
kugira ngo igere ku bantu yagiye ikoresha imvugo babasha kumva. Imana yagiye isanga abantu aho bari, ibasanze mu muco wabo n'imyizerere yabo. Ntabwo Imana ijya isaba abantu kubanza guhinduka mbere yuko bayimenya. Ntabwo Imana isaba umuntu kubanza akajya yambara neza nk'abakristo akikwiza kandi ataraba umukristo. Ntabwo kandi umuntu ari ushaka Imana bwa mbere, ahubwo Imana niyo imushaka. Ntabwo Nebukadinezari ari we wagiye gushaka Imana, ahubwo Imana ubwayo niyo yamusanze mu bupagani bwe iza kumugezaho ubutumwa. Yesu niwe utera intambwe ya mbere mu kudushaka, kandi adushaka uko turi. Kubera ko Nebukadinezari yari asanzwe asenga ibishushanyo, kubona kiriya gishushanyo byaramushimishije cyane. Ariko ubwo yabonaga kimenaguritse ndetse kigatumurwa n'umuyaga, byaramukanze ndetse bimuhagarika umutima. Yibajije niba gusenga ibishushanyo ntacyo bimaze, ariko rero yagombaga kubivamo. Imana yaramushakaga. Yesu ashaka ko tuva mu byo turimo bidatunganye. Reka dukomeze. Umurongo wa 36, Daniel arakomeza ati, nuko izo nizo nzozi, kandi turasobanura impamvu zazo aho imbere y'umwami. Nuko we Nyagasani uri umwami w'abami. Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Ubwo Daniel yatangiraga kwibutsa umwami Nebukadinezari inzozi ze, uyu mwami w'igihangange yaratangaye. Yari afite amatsiko menshi yo gukomeza kubyumva. Yari yakanuye amaso cyane ngo hatagira ikimucika. Reba nawe umwami ukomeye cyane w'igihangange, watinywaga cyane mu isi ya kiriya gihe, warigaruriye ibihugu byinshi cyane, ndetse n'igihugu cya Isiraheli cyangwa se ubwami bw'Abayuda burimo. Ahagaze imbere y'umusore mutoya nka Daniel, akanuye amaso, ashaka ko amubwira icyo umutima we wifuzaga kumenya. Uko Daniel yagiraga icyo avuga, umwami yahitaga yivugisha ati, ibyo ni byo rwose, niko nabibonye mu nzozi. Ntacyo yongeyeho, aravuga ukuri, ntacyo yibagiwe rwose. Ariko se bifite icyo bisobanuye? Yego, ziriya nzozi zari zifite ubusobanuro rwose, kandi ubwo busobanuro ntabwo bwarebaga Nebukadinezari wenyine, ahubwo burareba na buri muntu wese, burareba na buri mutegetsi wese wo ku isi, ndetse na buri muntu wese uri munsi y'ijuru kugeza imperuka. Ibikubiye muri buriya buhanuzi natwe abariho uyu munsi biratureba. Ni ukuri ya muhanuzi w'umusore akomeza abwira umwami ko ari umwami w'abami, kandi ko Imana yo mu ijuru ariyo yamuhaye ubwami. Yashatse kumwumvisha ko kuba yari umwami ukomeye ku isi yose ya kiriya gihe atabiheshejwe n'imbaraga z'igisirikari cye cyari cyaratojwe bihambaye, kandi gifite n'ibikoresho bihambaye ugereranyije n'ibindi bihugu bya kiriya gihe. Mu yandi magambo, ubutegetsi n'icyubahiro bya Nebukadinezari ntabwo ari byo yari yarakoreye ku giti cye, ahubwo yari yarabihawe. Nshuti mukundwa, kuba Imana yarahaye Nebukadinezari n'inyamaswa zo mu gasozi nk'uko twabisomye n'ibisiga byo mu kirere, biributsa inshingano Imana yari yarahaye Adamu mu itangiriro. Imana yagereranije Nebukadinezari n'umuntu wa mbere wabayeho mu mateka y'isi. Uwo muntu akaba ari Adamu. Kimwe na Adamu rero, Nebukadinezari yari umwami w'isi, kandi kimwe na Adamu niwe wari utangiye amateka y'isi. Ni amateka mashya Imana yari itangije, uko ubwami bwo ku isi buzagenda bukurikirana kugeza ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Byari ngombwa rero ko Nebukadinezari yumva iri somo ry'ingenzi. Muri kuriya kumwereka ko Imana yamugize umuntu ukomeye, Daniel yashakaga kumwumvisha ko afite inshingano ikomeye, kandi ko agomba kwishingikiriza ku Mana. Ububasha yari yarahawe, yari afite inshingano yo kubukoresha acunga neza umutungo w'Imana uri mu isi. Muri uwo mutungo hakaba harimo n'abantu yategekaga kandi akawurinda. Ibi byari ngombwa ko abizirikana. Nka Nebukadinezari, ntabwo ibyo dutunze, ntabwo akazi keza ufite, cyangwa se umwanya w'icyubahiro waba urimo yapfuye kwizana gusa. Imana niyo yabiguhaye, kandi yabiguhaye kubw'impamvu. Yabiguhaye ngo ubikoreshe mu gufasha abandi bakuzengurutse, aho utuye, aho ugenda, aho ukorera,
n'aho uri hose yabiguhaye ngo ubikoreshe mu kuyimenyekanisha no mu kuyihesha icyubahiro. Daniyeli arakomeza ku murongo wa 38 ati nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ubwo Daniyeli yabwiraga Nebukadinezari ariya magambo, uyu mwami wari wahagaritse umutima yahise atangira kumwenyura. Yumvise bimuteye ishema kumva ko umutwe w'izahabu w'igishushanyo kimeze nk'umuntu yari yarose ari ushushanya. Uko ingoma z'ubwami zo mu isi zikomeye zizagenda zikurikirana, Imana yabyeretse Nebukadinezari ibimwereka mu ishusho y'amabuye arutanwa mu gaciro no mu gukomera. Kuri kiriya gishushanyo rero, umutwe w'izahabu washushanyaga ubwami bwa Babuloni. Ku gihe cya Nebukadinezari, Babuloni yari izwi nk'ihuriro ry'ubutunzi n'icyubahiro. Imana yagiye ihakungahaza, ihazana ubutunzi buvuye mu bihugu binyuranye Babuloni yari yarigaruriye, ikabihindura intara zayo. Ubutunzi bwinshi umwami wa Isiraheli witwaga Salomo yari yararundanije nabwo bwaje gufatirwa bujyana i Babuloni. Uyu nguyu Bibiliya itubwira ko ngo Imana yamuhaye ubutunzi, yamuhaye ubwenge ku buryo nta muntu wo ku isi wagombaga kuzagira ubwenge nk'ubwa Salomo, kandi nanone imwongeraho ubutunzi. Zahabu nyinshi cyane yari yararunze yaje gutwarwa ijyanwa i Babuloni ubwo Nebukadinezari yahagabaga igitero cyatwaye abayuda benshi barimo na Daniyeli. Zahabu nyinshi cyane rero ndetse n'umuringa byagiye bisahurwa hirya no hino aho Nebukadinezari yagabaga ibitero, byatumye Babuloni ihinduka umujyi ukungahaye kurusha indi yose yo mu isi ya kiriya gihe. Ntabwo umujyi wa Babuloni watangiranye na Nebukadinezari wari umaze imyaka amagana uriho. Niwo mujyi ushobora kuba warubatswe mbere y'iyindi yose mu isi nyuma y'umwuzure wo ku gihe cya Nowa. Izina Babuloni rituruka ku ijambo Babili risobanura amarembo y'Imana. Uriya mujyi wahanzwe bwa mbere n'umwuzukuruza wa Nowa witwaga Nimurodi. Uyu akaba ari nawe watangije idini rya gipagani ry'i Babuloni ubwo bubakaga umunara wahitwa i Babeli. Ntabwo Nimurodi yari umunyapolitiki ukomeye gusa, ahubwo yari yaranigometse ku Mana yo mu ijuru. Yateje abo bantu bo mu isi yose kwigomeka ku Mana. Ku gihe cya Nebukadinezari rero, Babuloni yari yarakuze, yarahindutse ubwami bukungahaye kandi bwubashywe mu isi yose. Uyu mujyi waje kuba kimwe mu bintu birindwi by'agatangaza byabayeho mu isi ya kera, ibyo bita mu ndimi z'amahanga Sept merveilles du monde cyangwa se Seven wonders of the world. Ukaba wari wubatse mu majyepfo y'igihugu cya Iraq y'iki gihe. Uruzi rwa Ufurati, rwa rundi ruvugwa muri Bibiliya, rumwe mu nzuzi enye zazengurukaga umurima wa Edeni, rwanyuraga hagati muri uriya mujyi. Bari barakoze inzira ica mu butaka munsi y'amazi ku buryo abaturage babashaga kuva ku ruhande rumwe rw'umujyi bakajya ku rundi ruhande batarinze gukoresha ubwato cyangwa se ubundi buryo bwose bwatuma bambuka amazi. Nubwo Babuloni yari irinzwe cyane, nubwo abantu baho bibwiraga kuriya mujyi wabo ukomeye cyane uzahoraho, kiriya cyubahiro cyayo cyose cyamaze igihe gito. Nyuma y'imyaka ikabakaba 70 gusa, Babuloni yigaruriwe n'Abamedi n'Abaperesi, ni ukuvuga igihugu cya Irani y'iki gihe. Umwami wa nyuma wa Babuloni ari we Berushaza yiciwe mu birori yari yateguye ubwe. Ubwami bwa Babuloni bw'umutwe w'izahabu bwatangiye mu mwaka wa 605 mbere ya Kristo, ubwo Nebukadinezari yatangiraga gutwara, buhanguka mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo, ubwo Berushazari, uwitwa Berushazari umwami w'i Babuloni, yicwaga. Nubwo zahabu ariyo Babuloni yari ibuye rifite agaciro cyane kurusha andi yose yo mu isi, yageze aho iragatakaza nyuma y'igihe gito. Nshuti yanjye, ibyo dutunze byose ndetse n'ubuzima bwacu bwose ni iby'igihe gito. Umutungo wose n'icyubahiro cyose umuntu yaba afite bifite iherezo ryabyo. Dukwiye gushaka mbere na mbere ubutunzi butagira akagero n'icyubahiro bizahoraho byiteka ryose. Dukwiye gutunga Kristo. Reka dukomeze, tugeze ku murongo wa 39. Kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwawe gukomera. Umwami Nebukadinezari wabwiwe buriya buhanuzi yategetse imyaka igera kuri 40. Nyuma ye Babuloni yategetswe n'abandi bami bagera kuri 5 b'abanyantege nke,
uwa nyuma muri bo akaba ari uwitwaga Berushazari. Uyu nguyu amateka amwe ajya avuga ko ari umwuzukuru wa Nebukadinezari, ariko mu by'ukuri ntawuzi neza isano bari bafitanye. Uyu mwami niwe wari ku ngoma mu ijoro riheruka rya Babuloni, ubwo ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zinjiraga muri uriya mujyi. Icyo gihe umuhanuzi Daniyeli nawe yari akiriho, yari ageze mu zabukuru, ari umusaza ukuze cyane. Ubwo ijoro rya nyuma rya Babuloni ryageraga, uwitwaga Kuro w'Umumedi n'ingabo ze baraje bagota inkuta z'uriya mujyi wari ugoswe n'urupangu rugari cyane, rurerure kandi rwari rurinzwe cyane. Kuro uyu nguyu yari yarahanuwe kera, umuhanuzi Yesaya yari yaramuvuze. Imbere mu mujyi abasirikare ba Babuloni n'abaturage bari bibereye mu minsi mikuru, bari bakinze amarembo yawo y'ibyuma bikomeye ku buryo ntacyo bikangaga. Bari barahunitse mu mujyi wabo ibiribwa byinshi byashoboraga kubatunga imyaka 20 yose batagiye gushaka ibindi hanze y'umujyi. Kandi n'imbere mu mujyi naho bari bafite ubusitani buhagije bashoboraga guteramo imyaka yo kubatunga, ikabatunga igihe kirekire. Bumvaga nta ngabo na zimwe ku isi zashoboraga gusenya amarembo akomeye y'ibyuma yari akinze umujyi wabo wa Babuloni. Ariko rero ubuhanuzi bwari bwaratangaje kuva kera ko Babuloni izarimburwa. Imana yari yarabivuze, ntacyo bagombaga kubihinduraho. Uriya mujenerali w'Umumedi witwaga Kuro yaje kubona amakuru y'uko ku munsi runaka abaturage ba Babuloni bazaba bahugiye mu birori bikomeye, nuko afata icyemezo cyo kuzatungura umwanzi mu gihe azaba ahugiye mu kurya no kunywa. Yayobeje uruzi rwa Ufurati, akora ikiyaga hanze y'umujyi wa Babuloni. Nuko ubwo amazi yari amaze gukama gahoro gahoro, aho yanyuraga yinjira mu mujyi mu gicuku saa 6 z'ijoro, Kuro n'ingabo ze bahise banyura mu nzira Ufurati yanyuragamo. Baragiye banyura munsi ya marembo y'ibyuma yayandi akomeye, yayandi abanyababuloni bibwiraga yuko atakingurwa. Nuko babasanga imbere, basanze abarinzi b'umujyi basinze babaye ibyatsi. Nuko babangura inkota zabo barabica, barabarangiza. Iryo joro umwami w'Ibabuloni Berushazari yiciwe ku ntebe ye ya cyami, yicanwa n'abatware be bose. Nuko ubwami bwa kabiri bwo kuri kiriya gishushanyo Nebukadinezari yarose buhita butangira. Ubwo butangira gutwara isi. Kuri kiriya gishushanyo ubwami bushushanywa n'igituza n'amaboko bikoze mu ifeza. Ubwo Daniyeli yabwiraga Nebukadinezari ati, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanije n'ubwayo gukomera, bishoboke kuri ya mwami yumvise ari ibintu bidashoboka, kuko ubusanzwe ukomeye niwe wigarurira uworoheje. Ndibwira yuko nawe ari kubizi, ariko siko byari kuzagenda hariya. Nk'uko ifeza ariyo twita mu gifaransa argent cyangwa se silver mu cyongereza ifite agaciro kari munsi y'akazahabu, niko n'ubwami bwakurikiyeho aribwo Abamedi n'Abaperesi bwari mu rwego rwo hasi y'urwa Babuloni mu bijyanye n'umutungo n'icyubahiro. Nyamara igitangaje nuko umwami wa mbere w'Abamedi n'Abaperesi ariwe Kuro uriya twavuze yigaruriye ibihugu byinshi kurusha ibyo Babuloni yari yarigaruriye. Ku ruhande rw'Iburayi, umupaka w'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi waheraga ku nyanja iri hagati y'igihugu cy'Ubugereki na Turukiya, aho bita ku nyanja ya Eje, ni ukuvuga n'ishami ry'inyanja Mediterane. Ukagenda, ni ukuvuga ubwo utangiye igihugu cya Turukiya cyose, ukagenda ukageza ku mupaka w'igihugu cy'Ubuhindi muri Aziya, ndetse na za Etiyopiya zose Abamedi n'Abaperesi bari barazigaruye. Abamedi n'Abaperesi bari abanyantege nke, ariko barushije imbaraga igihangange Babuloni, kubera ko ariko Imana yo mu ijuru yari yabivuze. Umunyantege nke urwaniriwe n'Imana abasha guhangamura umunyambaraga wiyizeye, abasha guhangamura igihangange cyishingikirije ku mbaraga zacyo gusa. Ushobora kuba uhanganye n'umuntu ukurusha amaboko, ushobora kuba uhanganye n'ibibazo birenze kure ubushobozi bwawe, ariko niba Yesu ari mu ruhande rwawe, nta kabuza uzaba umuneshi. Reka dukomeze, tugeze ku murongo wa 39 nanone. Dukomeje kureba ubusobanuro bw'igishushanyo gikoze mu mabuye y'agaciro, gikoze mu izahabu n'ifeza n'umuringa ndetse n'ibyuma Nebukadinezari yarose, kikagira ishusho nk'iy'umuntu.
turacyari ku gituza n'amaboko yacyo byari bikoze mu ifeza. Ibi bikaba bishushanya ubwami bwa kabiri nk'uko umaze kubikomozaho bwatwaye isi yose. Ubwo bwami akaba ari abamedi n'abaperesi. Impamvu buriya bwami bwitwaga ubw'abamedi n'abaperesi nuko bwakomokaga mu bihugu bibiri, ari byo ubumedi n'ubuperesi cyangwa se ubuperesi. Ibi bihugu byombi bikaba byari biherereye mu gihugu cya Irani y'iki gihe. Impamvu biriya bihugu byifatanije bigakora igihugu kimwe nuko ubwami bw'abamedi bwari bwarigaruriwe ku ngufu na Kuro, umwami w'ubuperesi. Yabihurije hamwe maze abitegeka byombi nk'igihugu kimwe. Imyaka 100 nyuma y'uko Daniyeli avuze ibya buriya bwami, igitabo cya Esiteri mu gice cya mbere umurongo wa 3 nacyo cyaje gishimangira ibyo guhurizwa hamwe kw'abamedi n'abaperesi. Buriya bwami rero nubwo butari bukize kandi bujijutse nk'ubwami bwa Babuloni, bwayirushije gutegeka ahantu hagari. Bwigaruriye n'ibindi bihugu byinshi kurusha ibyo Babuloni yari yarigaruriye. Ubuperesi bwari buzwi ku bukungu bwabwo, bwari bushingiye ahanini ku ifeza. Umwe mu bami b'ubuperesi uzwi cyane witwaga Ahasuwerusi yari afite ibigega by'ifeza itagira ingano. Yari yararazwe na se umwami Dariyo. Mu bwami bw'abamedi n'abaperesi imisoro yose yagombaga kwishyurwa mu ifeza. Ibi rero bikaba ari byo byatumye buriya bwami bwa kabiri bwo ku gishushanyo bukungahara cyane mu ifeza. Mu gihe Babuloni yatwaye isi yose imyaka ikabakaba 70 gusa, abamedi n'abaperesi bo bayitegetse imyaka 200 yose. Batangiye gutwara ubwo bahirikaga Babuloni muri 539 mbere ya Kristo nk'uko twabibonye, baza kugeza muri 331 mbere ya Kristo. Nanone ahangaha nanakwibutsa yuko mbere ya Kristo babaraga imyaka bahereye hejuru bagana hasi, bahereye ku 1000 bamanuka bagera kuri 1. Shuti mukundwa, buriya bumwe bw'abamedi n'abaperesi bwagezaho bugenda busenyuka gahoro gahoro. Batangiye kugenda bisenya bo ubwabo, ubwibone bwabo, ubugome bwabo hamwe n'ubusinzi bwabo ibyo byabagejeje ku ihirima ryabo. Nubwo abamedi n'abaperesi bari bafite ubutunzi bwinshi cyane ndetse bakaba barashoboraga kugira ingabo nyinshi n'intwaro nyinshi cyane, baje gutsindwa n'ingabo nkeya kuri bo kandi zoroheje. Izo ngabo akaba ari iz'ubugereki, zari ziyobowe n'umujenerali w'umusore muto rwose witwaga Alexandre Mukuru cyangwa se Alexandre le Grand cyangwa se Alexander the Great. Ibi byabaye mu mwaka wa 331 mbere ya Kristo. Ingabo za Alexandre zamaze ibyumweru n'ibyumweru zirundanya iminyago zari zungukiye muri iriya ntambara. Ntabwo Imana yemeye ko ubugome bw'abamedi n'abaperesi bukomeza, ngo bari abagome, bagiraga amategeko atajuririrwa. Iyo babaga baciye urubanza byabaga ari uko niba umuntu agomba gupfa yagombaga gupfa, nta mbabazi bagiraga rwose. Imana rero ntiyemeye yuko ubutegetsi bwabo bukomeza. Ubutunzi bari bararunze, iriya feza yose n'ibindi byose bwigaruriwe n'abataragize uruhare mu kubushaka. Ntabwo Imana ikomeza kwihanganira abantu bakoresha imbaraga n'umutungo bafite bagahemukira umukene n'umunyantege nke, kandi ntabwo rwose ikomeza kwihanganira abibone. Igihe cyose Imana ibiri mu ruhande rw'umuntu urengana, Imana ibiri mu ruhande rw'umunyantege nke. Kandi nanone Imana ntikunda ubwibone, kwibona kubanziriza kurimbuka. Uko niko igitabo cy'imigani kitubwira mu gice cya 16 ku murongo wa 18. Uyu munsi ndagusabira ngo niba ugira agatima kakuganisha ku bwibone, gatsindwe rwose, gacibwe mu izina rya Yesu. Yesu adukiza ubwibone. Umukiza arakwinginga niwinangire, umva araguhamagara mukingurire, ngwino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramuri amaboko areba. Ikiganiro cyacu reka tugisubikira ahangaha uyu munsi, tuzasubira ubutaha. Ahasigaye ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe, iguha amahoro kandi iguha umugisha,
ikwibutse ibyo twaganiriye kandi izaduhuza ubutaha mu izina rya Yesu, amen. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Ibyiringiro byiza by'umugisha. mu buzima bwawe hari ibyo uzi, ibyo ni impitagihe n'indagihe, fora igisigaye. ni ahazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abazutse tuzamugire rimwe, kurira bizaba bishize. Ibyiringiro by'umugisha.